Shape to Shape igarutse twongeye kubakira amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose turabishimiye Pentecoste nziza kubabyizera anniversary y'umwuka wera niwe udushoboza niwe utugaidinga niwe mufasha Yesu yadusigiye ngo kugira ngo tutabaho nk'imfubyi rero turamwubashye cyane mwuka wera tumuhaye ikaze muri iki kiganiro tugiye gukora uyu munsi mbafitiye umutumirwa ni surprise ikomeye kuri benshi kuri Shape to Shape mumenyera abantu benshi batandukanye ariko uyu munsi nazanye umuntu Imana ikoresha mu buryo budasanzwe nazanye umuntu benshi bumvishe bagiye kwiyahura bakabivamo nazanye umuntu benshi bamwumvishe bari mu modoka batwaye bari mu bitekerezo bibi Imana ikabagirira neza nazanye umuntu udasanzwe. Man, glory to God. Yeah. Nazanye umuntu ndabivuga mbizi benshi bamwumvishe barushye bararuhuka Imana iramukoresha mu buryo budasanzwe umukozi w'Imana igikoresho cy'umumaro karibu Minister Gentil. Thank you very much. Ndakwishimiye muri Shape to Shape. Yeah, man. Mpeshejwe umugisha kubana hano. Yeah. Izo emotions ko kwakira. It's good. Muri Shape to Shape. Yeah. Hari icyo wakoze mu buzima bwanjye. Oh man. Ni mpamvu ndi kubivuga nkagira emotion. Ntabwo nari ko ndi bugire emotion. Yeah. Ariko hari ibihe naciye mu by'ubuzima. Ngutega amatwi. Ndakumva numva amagambo akuvamo numva uri kundirimbira ubuzima intera ibyiringiro numva ndongeye nsubijwemo imbaraga Imana iguha umugisha none uyu munsi nicaranye nawe muri Shape to Shape. That's right. That's amazing. Yeah. Imana igira inzira ibihumbi nanjye ntabwo nari nzi ko uyu munsi imbere ya Pentecoste ko byari kubaho ariko muri gahunda z'Imana yari ibizi. Yeah, mu migambi y'Imana yari izi ko ikiganiro kizabaho kigafasha abantu. Hari ubwo sometimes amagambo y'Imana iyo yabona yabanyuze mu ndirimbo yabanyuze mu ijambo ry'Imana agutera emotions utazi where they are coming from. Yeah. Ariko akenshi ni kwa kumeneka ku mutima no ku muntu deja bafite ahantu ari mu mutima we afunguye ku buryo ijambo ryose Imana igusukaho cyangwa se ikubwiye rikagukoraho rihita rigaragaza bikagaragara mu marangamutima so cyubahiro cy'Imana. That's good. Ndabivuga nkomeje ntabwo nsanzwe ndira mu biganiro baranzi mpora ariko kwakira Minister Gentil uyu munsi muri Shape to Shape ni umugisha ukomeye muri ngewe. Maybe navuga ngo ni n'isezerano risohoye ku buzima bwanjye narabisabye Imana ngo one day nzicarane nawe muri iki kiganiro. Ndashima Imana cyane cyane kujya dusezeranye ibintu yagize ikabisohoza. Ntabwo uri umuntu usanzwe uhetse icyubahiro cy'Imana uhetse isanduku y'Imana mu buryo bukomeye cyane. Ndabivuga kuko n'ubuhamya benshi bagiye bakumva bari ku mavola bihebye batwaye imodoka zabo muri highway byababanye too much. Bakumva amagambo arimo kugusohokamo ibintu Imana ivugira muri wowe ni ibintu bikomeye cyane. Akumva yongeye asubijwemo imbaraga yari ari kurira amarira y'agahinda agahita yumva atangiye guhindura none atangiye kurira amarira yo kwakira Imana mu mutima we. Benshi bari badesize kwiyahura babivuyemo yarangiza yakumva indirimbo akumva wow hari ahantu ibaye nk'amazi akonje umuntu wari wishwe n'umwuma akongera kumva arazutse. Hari benshi babyumvishe bari mu ngo zabo bari kurira baruhijwe n'ibintu bitandukanye ingo zabagoye cyangwa abana babagoye agahita yumva ibyiringiro biragarutse. Rero ntago nzi niba iki kiganiro kiri bushoboke birakunda kuko ndumva nishimye cyane nishimye cyane ndarira sinzi ukuntu bimeze ariko ndishimye cyane kukwakira muri Shape to Shape. Wasuhuza wenda abakunzi bacu bari kudutega amatwi. Alright. Cyambere banze nshimira Imana umuremyi wacu umuremyi w'isi n'ijuru Alpha na Omega itangiriro n'iherezo. Yashimye ko tuba hano kuri uyu munsi wa none
muri iki kiganiro cya Shaped to Shape. Amen. Hari impamvu Imana yashimye ko iki kiganiro kibaho, Yes. cyangwa se ibaha n'iryo yerekwa, ikabaha n'iyo passion. Kuko hari byinshi bitubuza gukora ibyo twumva, yaba ari amajwi twumva y'Imana, yaba ari ibintu twiyumvamo ari umuhamagaro. Hari inzitizi nyinshi mwari kugira mwebwe zari gutuma mutabikora, ko bisaba umwanya, bisaba kwitanga, bisaba gushyira ibindi bintu ku ruhande. Yes. Ariko kuko Imana yabashoboje ikabaha imbaraga n'umuhate n'umurava wo gukomeza kubikora, Imana ishigwe hejuru. Ndashimira Imana cyane. Kuba ndahangaha ndashimira Imana n'abantu badukurikiranye cyangwa se abazumva iki kiganiro bari bose, menye ko Imana igufite umugambi mwiza. Binyuze muri iki kiganiro gikurikiranye neza, amagambo yose turi sharing ndizera ko ntabwo ari amagambo yacu gusa, ni amagambo duhawe n'Umwuka Wera. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Kandi tugerageza gusengera ibyo tugiye gukora mbere yuko tubikora, kugira ngo ntaba ari twe ahubwo aba ari Data uvugira muri twebwe. Haba n'izo ndirimbo twavugaga n'ubutumwa butandukanye Imana ishobora kuba yatunyujijemo, ntabwo ari twebwe twabukoraga, ahubwo nuko Kristo aba yabuduhaye akabutunyuzamo just nk'aba messengers cyangwa se nk'ibyuma byo kurangururiramo, kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu. Ariyo mpamvu abo bugezeho bagiraho impact. So rero ndanezerewe kuba ndaha. Mwakoze wowe na Clement kuntumira, ducishijwe bugufi, Imana ibahe umugisha. Natwe ducishijwe bugufi cyane. So humbled. Ntabwo tuba tuzi ko uyu munsi uzabaho ariko wabayeho. Ni umunsi Imana yaturemeye ngo tuwishimemo. Turashimira Imana cyane kubashishije, yagushoboje. Tukuzi utangira umuziki, ntabwo uri umuntu mukuru cyane, ariko nta nubwo ubimazemo igihe gitoya. Wabitangiye vraiment tubona uri umuntu w'umujene mutoya, nibaza ko nkuruta mu myaka, si je peux me permettre. Byaterwa uriya tugiye kubara nawe. So numva naratangiye kukubona kameme nkuzemo, ariko mbona uri umujene vraiment wubaha Imana, uri hambo, n'ubu uracyari hambo cyane naho ugeze. Uririmba ibintu bifite meaning, atari ugupfa gusohora indirimbo gusa. Turabazi benshi vraiment basohora indirimbo, ariko hari indirimbo wumva ukumva igusanze ahantu wicaye muri situation wicaye. Hari amaririmbo menshi natangaho urugero, iyo mbimenya hari imbaraga, kumvise wambara imbaraga. Nagendeye mu byaha byinshi cyane ntaramenya ko Yesu yampfiriye Golgotha. Ni nyinshi navuga, ariko ni indirimbo twagiye dusohora, twagiye tubona usohora uri umujene, uri umusore vraiment mutoya, utaranashaka, ariko ukabona ubihagazemo neza, ukabona ubikiranutsemo, ukabona urabimininga. Hari amakonseri wagiye uzamo hano Edmonton, nagiye myazamo, watangira kuririmba ukabona babanje gusenga, wavuze mu ndimi. Ibi bintu umuntu abishobora gute? Ni iki kintu cyagiye kiguha ziriya mbaraga? Byatangiye gute biriya bintu? Wow. Navuga nti mpera inyuma cyangwa se n'ubu ngubu tugenda dukura buri munsi, tugenda dukura, ariko abavuga ubutumwa babinyujije mu ndirimbo cyangwa se mu bundi buryo bwose bwo gusharinga, hari umuntu kubikora kubera impano, hakaba no kubikora kuko uri talented, hakaba n'ubikora kuko ari umuhamagaro. Rero iyo uzi ko wahamagawe, njya feel like mbikora ko ari umuhamagaro, especially aho namaze kubitahurira. Hari n'igihe nabikoraga mbere ari kubera gift na talent, ariko aho namaze kumenya ko ari umuhamagaro nahamagawe, amenya ko ngomba kubanza ngashakisha, kubanza kumenya neza uwantumye uwo ari we, icyo ashaka ni iki, icyo yifuza ni iki. Icyo gihe rero iyo ugiye kuramya, ntabwo ukoresha talent gusa cyangwa se bwa buhanga bwawe ufite na skills zo gucuranga cyangwa se kuririmba cyangwa kuri stage. Iyo ubikoze ari ubuhanga gusa, ukabikora ari ibyo umenyereye cyangwa se wadevelopinze, wakopinga n'ahandi no mu isi, nabyo birahaba, ntabwo impact iba ari the same. Ntabwo bigira imbaraga
zingana yego ntabwo bimeze ariko iyo umaze kumenya ko wahamagawe ugatumwa ubwo urabanza ukagenda ukabaza uwagutumye Yego. ukabaza ushaka mvuga iki nk'akenshi twe nk'iyo turirimba abaririmbyi iyo utumiwe ahantu cyangwa ufite concert hari icyo twita set list Yego. urabanza ukandukura indirimbo uko ziri buze gukurikirana Yego. utangira kuri iyi nkurikize iyi ziri muri aya maki ubwo yirihuse yiritonze turayinjiramo gute turayitangira gute turayisoza gute ibyo ni ibintu bimwe biri rusange muri technicalities zikenewe kandi ari ngombwa yego the problem is that abenshi niho batakaza umwanya mwinshi yego twese iyo utibutse kumenya neza source yabyo n'ikigenderwa Yego. utakaza umwanya mu ma repetition mu manote mu buryo muri buri byine mu buryo muri busimbuke mu buryo muri buririmba amajwi meza ama harmonies Performance. ibintu nk'ibyo performance in other words yes that's a good word then iyo bimeze gutya kenshi if it is a performance oriented irangira ari performance Yeah, oriented yeah. ariko I've been learning cyangwa se nitozaga nageza giye kwitoza sindabigera nk'uko byifuza na Bible atubwira hano kwese nubwo dushobora kwibaramya nk'uko bikwiriye ntibishoboka exactly so turimo twitoza Yego. ariko no kujya kwitoza buri gihe uburyo ki dushobora kuministering no kuramya aho guperforming Yego. ko performance irashira abantu bashobora gukoma amashyi bakishima bagapresinga bakavuga wow mwa performance neza ariko ijambo ry'Imana kenshi riravuga ngo iyo ubonye izo compliments za hano ku isi nawe ukazinjoyinga ukaziaccepta then ibihembo byawe warangije kubihabwa byarangiye Yego. so rero ni ugushakisha uburyo ki dushobora kuvuga ati reka ndamye Imana nyobore bano bantu Imana ntije muri aka kanya mbafashe kugera muri ya presence y'Imana bashobore kuramya nk'uko bikwiriye wow so navuga ko really nta bundi buhanga buhari buhambaye usibye twese dushoboye gutahura kujya imbere y'Imana tukayibaza yego nk'uyo umuntu agutumye niyo wari ku kazi kawe ukora ukagenda wibwira ko ubizi ufite experience ariko utagenda consulting kuri boss cyangwa waguhayarinze ibyo ashaka ntabwo wamunezeza nk'uko bikwiriye ushobora kugenda mu nzira zawe ubyumvisha gute abo muri gukorana kuko usa nkaho wowe uri minisita yego ariko ufite abantu bakubakinga ufite Yeah. tekinike hariya ufite wenda n'ab'ingenzi ufite abo bantu basha kubumvisha icyo kintu gute ko atari ntabwo it's not about performance ni umurimo wa data wo turiho turi gukora icyo wantumye Yeah. ashaka ubibateramo gute cyangwa ubibumvisha gute really nta kuntu wabibateramo yego you do your best to lead by example Yego. ubishoboye Oh, wow. so niba ko n'igihe Yesu yahamagaraga intumwa ze naje muri ryo jambo nasomaga inkuru y'intumwa sinzi impamvu yanjemo cyane uyu munsi wa none ntawe yigeze afata ngo mu force cyangwa ngo abishyiremo by force yarazaga abenshi yaramunyuraga akamwunkurikira agakomeza akagenda yes bakamukurikira bagera bareba ibintu akora ntawe yigeze asubirayo muri za ntumwa zose yahamagaye bakahaguma kandi ntawe yari ahambiri ntawe yashyizeho itegeko ngo usubirayo urahanwa ibihano ibi n'ibi par exemple so I feel like nk'umuyobozi iyo urimo kuridinga wowe mu by'ukuri umuyobozi ukaba uri connected Yeah. to the source barya muri kumwe barya Imana yaguhaye nabo akenshi bakureberaho barabyumva hakaba n'ubundi Imana iguhereza ahubwo bamwe arabagutiza imbaraga kurutaho Yeah. abo Imana ikuzanira so navuga nubwo tuba dufite timu y'abantu benshi batandukanye ntabwo uzi ikiri ku mutima w'umuntu ntabwo uzi ibirimo ariko gusa wowe nk'umuntu utijwe ayo mahirwe y'ako kanya kuridinga iyo session iyo urimo gukora ibyo wumva watumwe gukora abandi basigaye baraflowing kandi ubizanye ukazana ni performance of course akenshi usanga abenshi bakurikira muri ubwo buryo bwa performance so ndibwira rero ko kandi n'utusenga nabo turabasengera abo turi kumwe nabo sengera abari around you ukavuga Mana mpa abantu bakwiriye mpa the right people ukabanza ukirukana indi myuka ushobora kubinjiriramo y'abadayimoni ukirukana distractions ukirukana ni byinshi duhura nabyo kandi haba harimo ama challenges menshi of course Yeah. challenges ari nyinshi ni ibintu bisaba gusenga cyane cyane rwose hari ikintu ukomojeho ngo iyo ubikora nk'aho ari impano kuko nabyo wavuze ko wabikoze nk'impano biba impano nyine ngo ariko iyo wamaze gusobanukirwa ako kantu nakumvisha ukavuze iyo wamaze gusobanukirwa ko ntabwo bikiri impano gusa ahubwo harimo n'umuhamagaro wowe wabisobanukiwe ryari ko ari umuhamagaro atari impano gusa kuko hari abantu benshi barimo barakora uwo murimo pas nécessairement w'uburirimbyi ashobora kuba ari ukuramya n'ibyo ashobora kuba ari
ubupasiteri ubuvugabutumwa anything ikintu cyose kiri mu murimo ariko akaba ni intyoza mu kuvuga akaba agira performance nziza zikuridinga ibintu neza ariko atarasobanukirwa ko hari wenda umuhamagaro ubirimo cyangwa ndabihuza n'ibintu bibiri. I feel like ushobora ko mu rusengero yego ukaba ukora umurimo w'Imana yego ariko mu by'ukuri utarakizwa birashoboka yeah ukibwira ko ukijijwe bitewe n'uko maybe umaze imyaka myinshi mu rusengero nanjye nari muri abo ngabo ukibwira ko kubera ko uyobora indirimbo kubera ko ubwiriza cyangwa se kubera ko ukora ibyo asha cyangwa se kubera ko uterana buri cyumweru n'amasengesho muri serire yajyamo yo ku cyumweru ukavuga ati ndi umukristo ariko deep down urabizi ko utari umukristo kuko ubukristo babira budefininga ntabwo waba waramenye kristo neza cyangwa warahindutse rwose ngo ubivange iyo uvanze then ntabwo uri umukristo right ntibishoboka. So for me the change yabaye igihe nakozweho kandi nasanzwe mba mu rusengero mbagenda kuri mu rusengero kuva nkiri umwana papa umupasiteri umubyara umupasiteri asobokuruza generation yeah so bibaho no ku bantu benshi usanga mwakuriye mu rusengero then ukibwira ko ukijijwe yego ukabifata for granted yego then hakabamo ikintu cyo kuvanga yeah icyo gihe rero for me until your change itangiye kubaho yo kumva ko ntibishobora kuba it was a big revelation, it was a big thing to happen. Donc n'umwuka w'Imana wakuje harabigusaba arabimfasha kabisa kandi nari mu nzira nje numva ko byo nibeshyaga okay narafataga nkaririmba indirimbo nafashe nkandukura mu buhanga bwanjye n'ubumenyi bwanjye nshaka kumenyekana nshaka ko zikundwa then ariko nkakomeza kwibwira ariko ntabwo indirimbo ziramya Imana mu by'ukuri ntabwo ndimo kuvuga ibitangazo by'Imana ntabwo ndimo kuvuga imirimo y'Imana ntabwo ndimo gushimira Imana kubwo bwiza bwayo ntabwo ndimo kuririmba indirimbo zitransforma abantu zibazana kuri Kristo nakuragamo Kristo ngakuramo Imana ngakuramo ntiriwe ndirimba ayo magambo yose ariko nkavuga ngo ntabwo zirimo kuvuga ibyaha ngo ujya mu rumogi ibyo twita ibyaha njya mu rumogi njya mu busambanyi njya muri ibintu bitandukanye cyangwa se nishyira hejuru njyenyine nk'izina ryanjye nkavuga nubwo ndimo kuziririmba gutyo ziri general it's okay nabikora hanyuma ndetse n'ikindi gitekerezo kikambwira ngo no kugira ngo n'abarya abandi uzahuriramo numara kumenyekana cyane ubazana kuri Kristo okay uzabazana umaze kubegera ukaba inshuti zabo all that ariko icyo gihe then maze kujya kandi bigenda bikora of course iby'isi iyo urimo kubikora satani nawe arashaka ko akomeza kugukurura gahoro gahoro akakujyanamo akenshi birihuta biroroha n'aba challenges ntabwo ziba zigoye nk'izo duhura nazo rero ama opportunities agafunguka imiryango ikagenda ifunguka kugeza ku buryo sometimes nari ngeze kuri levels zimwe mba kuri national level muri iki gihugu cy'abazungu dutuyemo then mfite exposures zikomeye until kandi uri no mu rusengero nyine ndi mu rusengero buri munsi oh yes ndi na worship leader no mu rusengero ariko urumva byatangiye gahoro gahoro muri ko gahoro kuko izo ndimo kurimba hanze amakonseri nakoraga kitamirwa n'abantu bataraho mu rusengero bivuga ngo n'abantu bamizisiye rimwe n'imwe bakoresha gasanga ntabwo ari abantu bakijijwe mu rusengero then nibito n'abakorwa twatumiyemo n'ama event twatumiyemo kuririmba harimo abantu badakijijwe wowe ukibwira ati nta kibazo ndi mu rusengero nzabazana kuri Kristo my friend biza guhinduka rimwe ndavuga iyo turning point yanjye muri career yahindutse ari uko nahawe opportunities ziri kuri national level muri iki gihugu hari ama awards yatangirwa muri Canada yitwa ama Juno Awards yego so ndi muri izo levels zabyo ziri the highest ibikombe byo hejuru ushobora kujya mu gihugu ubwo uri kumwe n'abantu b'abasitari bose wavuga ku isoko rwo hejuru ubwo uvuga ati okay ndimo ndagera hahandi nashakaga kujya ndabona ndi kwegera kabisa inzozi zanjye nashakaga kugera biracyitwa impano kandi ubu cyitwa impano of course ariko mu ruhande rundi urakirimo wibeshya wenyine uti nzakomeza mbikora kugira mbazane kuri Kristo ababisi bose menyekana abasitari bose bari kuri top ubwo kugira mbabwire uti kigiye mpageze mbona umwuka wera aranjyana ahantu hejuru ni nka kurya
nanigereranya nka kurya Satani yafashe Yesu amujyana ahantu hejuru mu mpinga aravuga ati ndamya ibyo byose ndabiguhereza. Ko ndibuka muri intermission najya ahantu muri stade hejuru twari hari abantu 1,000 ingahe byuzuye stade muri zo performance, dufite imyanya myiza, dufite sports nziza, dufite n'amafoto yanjye kuri Instagram abahari. Twageze hejuru gusa numva vraiment mbuza amahoro completely. Ndeba abantu bose buzuye aho hasi, ndeba iyo femme uko ndimo ndayegera namaze kugira connection aho hejuru. Numva Uwiteka arambwira se ibi byose ko ari byo urimo kugendera ushaka kugeraho, numara kubigeraho uramutse ubibonye ibi ngibi uribwira ko uzamaintaininga soul, uzakomeza undamya, uzakomeza ube wowe wifuza kuba, watekereza ko ushaka kuba. Urumva nafite imitima ibiri cyangwa mind ebyiri. Aho ndibuka nsubiye inyuma gatoya, njye n'amasengesho yanjye nasengaga by'umwana muto cyangwa ntangiriza impano zo kuramya no guhimbaza Imana. Naravuga nti Mana, ndifuza kuza gukora ubuzima bwanjye bwose. I don't want to lose my soul. Ku buryo n'abantu basengaga tukiri n'ahantu muri Afurika, mugiye mwajya ku misozi Prayer Mountain nawe muri Uganda n'ahandi hantu, ibyifuza overnight abantu bagasenga, Mana nk'ibintu njya nahanze mu butunzi nkorera ibi nibi. Ndabyibuka ko neza nasengaga of course nkabisengera, ariko akenshi nasenga mvuga nti nibwo ubutunzi uzampa buzatuma nkuvaho simbikeneye. Niba kumenyekana ko ndi kugusaba kumenyekanisha impano yanjye ku isi uzampa izagera ahantu nkabona ko ishobora kukunkuraho sinyikeneye, take it away. So that kept being my prayer, nkomeza mbisengera. Rero icyo gihe rero bigeze kuri iyo moment mbirebye mpita nisanga ko narindi mu nzira igana ahantu habi cyane, kuko temptation twahuriragamo ibintu byose bikorerwa amahonga mu isi nyine z'umwijima uri surrounded n'ibyaha nibyo gusa gusurrounded, kandi kuri bo it's not a sin, it's normal, bona ko nibisanzwe. Ubwo nawe rero ukavuga se nibwo nahise ngira ubwoba bukomeye ndatitira akazi ndavuga nti there's no way nshobora kubibalancing. Ubwo ni mu buryo bw'impano. Ubwo nsanga nkomeje iyo nzira I will have chosen ni iriya nzira cyangwa se ni ngiye kuba umuramyi ufite umuhamagaro. Ubwo mfata umwanzuro ko mbivuyemo. That's one. Naho wasobanukiriwe aho ngaho nasobanukiwe gutandukanya izo kubivanga. Ubwo ngarutse kuri iyo mpamvu ntangira kwandukura indirimbo zo kuranga Imana no kwihimbaza, arizo harimo n'izi nyine zizwe. Ubwo nahise nzandicara ntangira kwandukura indirimbo imwe. Ndibuka nanditse icyo gihe muri uko kwezi, I think hari nk'icyumweru gikurikiraho after that event nibwo nanditse indirimbo yitwa Buri Munsi. Ariko urumva yaje ivuye muri conversation y'umutima wanjye n'Imana, ndahantu ngiye nyine muri studio ndangije akazi nakoraga ngiye gutaha nka saa 10 z'umugoroba. Ndabitekereza cyane ni gute nakomeza nkizwa, kuko nafashe umwanzuro wo muramya nyakuri. Sinshobora kuramya Imana ndakijijwe fully, sinshobora kuramya Imana ntejejwe ntera. Ni gute nabikora the right way, nkuko intumwa zabikoraga zikagiving up everything bakabisiga byose inyuma. Icyo gihe rero cyose numva nyine ijambo riradudurije muri njye ryo muri Zaburi 51 rivuga ngo igihe cya Dawidi yari amaze kwihana, Imana aravuga ati undeme mu mutima utunganye, ntukureho umwuka wawe, ahubwo umpe ibyishimo by'agakiza kawe. Nukunezezwa n'agakiza kawe. So nibaza why David yagomba gusenga Imana mu bintu byose ari kwisaba, arayisaba ngo ntunkureho umwuka wawe, ntunkureho n'ibyishimo by'agakiza kawe. Why yagomba gusaba icyo kintu? Wenda yari gusaba ati Imana ntunyice, right? Ko yari yakoze icyaha, azi ko icyo gihe mu cya kera bakoraga ibyaha Imana ikabahanisha ibihano byo gupfa. Ntunyice cyangwa se Imana ntukure ubwami mu rubyaro rwanjye, kandi nibyo bintu by'abantu bifuzaga kugira ngo abana babaza gusimbure ku ngoma n'abandi. Yagomba gusenga Imana ntureke abanzi banjye baze bantere bantware ubwami. There's a lot of things yari kuba yarasengeye muri uwo mwanya. You know, cyangwa nutume bimenyekana abantu no. Waravuga gusa gishanga bati ndagusaba undeme mu mutima utunganye, ntunkureho umwuka wawe, kandi n'ibyishimo by'agakiza kawe ntubinkureho. Then iryo jambo rinkoraho cyane. Then that's how I had to write that song. Mwayisobanuye neza. Ngo nashobora kuvuga iby'urukundo rwawe nyiri mu isi yuzuye inzangano. Yes, exactly. Mwayisobanuye neza cyane. Ubwo iyo ndirimbo nyine iby'Imana ikora
indirimbo iragenda ifasha abantu hari ubuhamya bwinshi twagiye twumva from that song. Yes. Yeah, so rero bwari urugendo agakiza ni urugendo ukura nk'uko wakura mu kindi kintu cyose ubwo aho wamaze gusobanukirwa ko wicaye mu muhamagaro mfashe umwanzuro. Yeah, exactly. Kuko hari ijambo ry'umukozi w'Imana rimwe nakurikiye arimo kwigisha ngo ni T.D. Jakes mu myaka nk'itatu ishize cyangwa ine ishize naryo rirongera rirahindura ubuzima bwanjye bushyashya. Avuga ukuntu nta kintu gikomeye nta kintu gifite imbaraga nk'intekerezo zamaze guhinduka. Yego. Urumva n'umwanzuro nafashe. Of course Imana yaranyeretse mukanyereka ko inzira ndimo kuganaho iranganisha ahantu habi. Then nkuko ijambo ry'Imana ritubwira nkuko muri shape to shape mubwira abantu ubutumwa butandukanye umuntu akabwumva kumva mukozeho ariko ntufata umwanzuro. Then nothing will happen. So ushobora kubyumva ukagira ama emotion ukanarira ukagira amarangamutima akaba menshi warangiza ejo ugasubira harya waruri. Then nothing happen. Nta kigeze gihappening. Yego byagukozeho wanarize wumvishije ukozweho ariko udafashe umwanzuro mu ntekerezo zavuga ngo mpisemo mfashe umwanzuro ko ibi ndabiretse completely ntago nyine nafata iyo nzira then nothing is happening. Icyo gihe what I did I made decision nafashe umwanzuro ndavuga ngo ntabwo nzongera gukora indirimbo zivanze no ndaziretse ngiye gukora indirimbo gusa ziramya Imana ntitaye ku bukire nagombaga kubona iyo hirya ko kumenyekana ko nagombaga kugira ama connection nari mfite ntitaye kuri ibyo byose ndavuga nti mpisemo inzira y'agakiza gusa mpisemo kumuramyi uramya Imana nzana abantu kuri Kristo uko bizaba bimeze kose iyi niyo nzira mpisemo bira nubwo byari bigana mbona heza mu byo system zisi kwereka ariko mpisemo kubireka ndabitaye by trusting God. Ahantu umuntu agera akicuza wenda ubukene bugukubise cyangwa no irungu warumenyere wenda abantu benshi around nta hantu bigera ngo umuntu yicuza. Nta Dawudi yaravuze ngo kuva nkiri umusore yego nkaba nshaje sindigeze abona umukiranutsi arekwa right mu by'ukuri I believe strongly ko iyo wamaze ijambo rindi naje nsoma uyu munsi wa none ryo umubwiriza Ecclesiastes from chapter 1 to 3. In fact ibi nibyo na encouraging a lot of young people abaramyi n'abasore benshi bafite umuhamagaro bibaza ati se ni gute nakorera Imana ese nabivanga ese ubuzima buzagenda bite. My friend iryo jambo nazo nyumva ndarize Solomon yaravuze ati ugeze ku gice cya kabiri nk'umurongo wa 19 like that aravuga ngo basically byose narabibonye ngerageza kunezeza umutima wanjye bishoboka nshaka inshoreke nshaka iby'ubutunzi abamajije batigeze bagira nubaka amazu abamajije batigeze bagira nshaka amashyo n'inyamaswa n'ibiti byinshi kandi nari mfite ubwenge burenze abandi bambanjirije ngerageza kubona ninezeze bishoboka nshaka kumenyekana ndetse menyekana kuruta n'abambanjirije bose byose ndabibona ati ntacyo umutima wanjye ntagihaye nta kintu nashatse ngo ndeke kukibona ariko before that muri chapter ya mbere akaba avuga ko nta kintu kitigeze kubaho nta n'ikizabaho kitigeze kubaho ugera ku kintu ukagira ngo ni gishyashya ariko nta gishyashya gihari byose byabayeho arangije benshi baravuga ngo byose nasanze ari ubusa ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga so which means impamvu ngo kwicuza ntikwigera kubaho iyo wamaramaje kujya muri Kristo nyakuri kuko niyo utabona ubukire twe twibwira ko umunezero ari ubukire bw'amafaranga cyangwa se n'ubutunzi bw'ibintu. Hari abantu benshi badakize tuzi yo mu bihugu byo muri Afrika n'ahandi bakenye ariko banyuzwe kubera ko bafite Kristo babinjiye neza. Abantu bashobora kumara ku musozi icyumweru ukwezi kugashira basenga Imana batari no gusengera n'amafaranga bayafite already none batanayafite ndi kuvuga n'abakene basenga hariya bashaka Imana gusa bakumva Yesu arabaryoheye gusa arabaryoheye ni wa muntu udafite n'ibihumbi 5 byo kwishyurira umwana ishuri none umuntu udafite n'igihumbi cy'amanyarwanda ubwo ndavuga amanyarwanda sivuga amadolari agize Imana akabona umutereye amafaranga madame arimo kumbwira ukuntu bagiye ku musozi basenga basanga umuntu bumva umuntu ku ruhande bogiye gusengera ibyifuzo bafite bumva umuntu arimo gusenga ngo Imana ngo amfashe ukambi 5,000 mbere 5,000 mbere 2,000 sinimo kumara amafaranga make y'abanyarwanda ngo kugira ngo abone icyo yishyurira umwana minerval bati uyu nicyo cyamuzanye hano ubwo arapfukamye hano barakoramo baramuhereza ibyo ni ibyifuzo bye. Hari abantu babaho hantu basenga ariko baryohewe na Yesu baticuza
bagiye gusabana gusabana. So hakaba n'abandi bumva ko nimba ndetse birankaza mu mwana igomba kumpa amafaranga, igomba kunyishyura, igomba kumcompasating kampa ubukire cyangwa kampa birya nari nterego. Imana ntabwo uyiguriza ngo ntabwo, it doesn't owe you anything. Yego, nta kikugomba. Nta mwenda dufite. Iratu blessing, yes. Nk'uko bivuga muri Jeremiah 29:11, imigambi yayo ni myiza, niyo kutublessinga, niyo kuduha future, niyo kuduha amahoro byose. Irashaka kubiduha, yes. Ariko ntibivuze ngo tuyikunde gusa kubera inyungu tuyishakamo runaka zacu za person. Rero nta wakwicuza pe, ntabwo nigeze nicuza na rimwe, ahubwo nagiye mbona umunezero ntari sanzwe mfite, nagiye mbona amahoro ntari sanzwe mfite, urabyumva, nkabona umutuzo ntari sanzwe mfite, nkuko Paul abivuga ngo you get the peace that surpasses all understanding. Amahoro idatanga amahoro no mu gihe utakagombye kuyagira ukayagira, so ntabwo wayagura, right? Ndangiriza kuri scripture nasomye mu I think byari mu byahishuwe ibice bitatu, umurongo wa 15, 16, 17. Haravuga ngo 15 haravuga ngo nzi ibyo ukora, nzi ko udakonje kandi ntushyuhe. Ngo yaba wari ukonje cyangwa ushyuhe byibuze, ariko ntubakazuyaza. 16 hagati avuga ngo urakazuyaza. Ubwo rero ubwo urakazuyaza ukaba udakonje ntushyuhe, ndakuru. 17 hankuyemo 17 akavuga ngo 17 akavuga ngo dore uribwira ngo ndi umukire cyane ndatunze mfite byose, umukobwa ndabifite ngo kandi utazi kuri umutindo wo kubabarira. Oh my goodness, umutindo wo kubabarira nabitekerejeho numva biri kuri another level, kubera ko wabaye akazuyazi gusa. Wanze kubishyuhamo ntunabikonjemo, so uri hagati uri ikintu, uri umukene w'umutindo wo kubabarira, uri impumyi ndetse wambaye n'ubusa. Turababona benshi baperforminga indirimbo bakazisohora umunsi ku wundi, rwose impano zirahari pe, ariko nukuri wamureba ukabona ntakonje na nubwo ashyushye, ukabona just aryohewe n'ibyo bintu tu, aho ugasanga no arabifite, ashobora kubikora bitewe na social media dufite, bitewe n'amafaranga nabishyizemo nkamenyekana. Ndavuga nko kubaririmbye cyangwa n'ibindi bintu byose bashaka kumenya. Muri iyi minsi abantu basigaye bashaka kumenyekana, kandi n'udafite cyo gutanga ashaka gusa reka amenyekane. Ntabwo bigoye kumenyekana, social media yarabyohereje, ufite ubushobozi, ufite uwo muziranye urabishyiramo, wakora ikintu cyaba ari kibi, dore n'ibintu nabyo biramenyekana cyane, cyangwa se n'ibindi bintu nyine wayipushinga ukavuga ngo push bikamenyekana, that's fine. Yewe n'amafaranga abantu ufite kuyabona mu zindi nzira zitandukanye, ubutunzi bakabugira. So twe mu byo turebesha amaso n'ubutunzi, no kumenyekana, ubwo nicyo cyubahiro barabifite pe. Ariko Bible ikuvuga ngo uwo muntu kubera ko adakonje ntashyuhe n'umukene, ni n'umutindo wo kubabarira, ndetse yambaye ubusa ni n'impumyi. Kuri Bible ntacyo afite. Ari nabyo nahuzaga na harya nasomye ho mu mubwiriza, havuga ngo byose n'ubusa, urabivunikira warangiza ukabisigira abandi, ntabwo n'ubuzi n'abazabitwara nuko bazabitwara, waravunitse cyane. Ariko eventually kubera kutubashya Imana, turabizi ku iherezo ryabyo byose n'ubusa no kurimbuka. Ngo benshi bazagera imbere Imana bavuga ati narahanuraga, narabwirizaga, ngomba imbere sinakumenya wakivomera, sinigeze nkumenya jambo sinzi. Se buriya n'ubuzima bw'amasengesho buba bubura mu muntu, iyo revelation iyo wagize nyine kubitiganira ubuzima bwawe, ni iki kiba gituma umuntu atabasha gukoza urutoki aho hantu, akumva ko ibyo arimo baramukomera amashyi byose nta mahoro. N'ubuzima bwo gusenga babura, ni iki kiba kimutindije hariya hantu kugira ngo iyo declic ibeho, niba ariko navuga. Ndibwira ko hari intambwe nk'eshatu. Iya mbere abatarahinduka rwose, yego. So ubu hari uri nka, let me see the right word nshobora gukoresha, abari babyita uruvu ruhindura amabara, chameleon. So uruvu rumeze nka chameleon, ntabwo bijya tumaze kuvuga ntukonje ntushyushye, nta kari ufite, ufata kari yari yose ije igusanga, iyo uhuye nayo yose umuntu akajyana nayo. Bivuga ngo wa muntu aba atarahinduka nyakuri, which means abayeho kwereka abantu image, reka nereka abantu ko gentil ndi umukristo, twahura hano nkahita ndira. Okay, hari n'abantu ushobora no kuyakinga amarira akaza, cyangwa reka nereka abantu ko nicishije bugufi.
urabyumva ndi humble cyane cyangwa reka abantu ko ndi umuntu ugira ubuntu nkunze gutanga nkatanga ibintu ngahita mbishyira all over social media okay bamenye banyandikira izina ryanjye ngafotora byahatari so hari ahantu batarahura n'Imana. The question is what's the deep reason imbere ndimo gukora ko Imana irabizi ndi kubikora kugira ngo ari njye bashima ndi kubikora kugira ngo babone ko nicisha bugufi ndi kubikora kugira ngo babone bavuge ngo Janti ni umuntu mwiza cyangwa se ni umuntu ufasha abakene ni umuntu ukora gutya na gutya niba ariyo ntego nabikoreye rero mba ntarahinduka for sure ndi wa mukene umutindi ukubabarirwa kuko Solomon aravuga ni vanish ni ubusa no kwiruka inyuma y'umuyaga byose very empty right so bivuga ngo n'abandi bantu nta impact yabagiraho iri everlasting none abashobora gushima bakuma amashi bakavuga umuntu yadufashije it's great ariko riri ni byakanya gatoya bigahita bizima so rero umuntu ukimeze gutyo abatarahinduka fully bivuga ngo ntarakizwa njye niko mbyita kuko Paulo aravuga ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya like total transformation so ubwo kiba kitarabaho ikindi cya kabiri iyo umaze guhinduka rero ntabwo wabyishoboza ko dutuye mu isi right it's not like automatic ngo nimba uvuze ngo ndahindukiye umunsi wa none cyangwa ndakijijwe mfashe umwanzuro wo kureka ibyo nagenderagamo bitari byo mfashe umwanzuro wo kutagira inshuti mbi mfashe umwanzuro wo kudakora ibyaha nakoraga mu bwihisho mfashe umwanzuro wo mbese wo kutabikora ibyo byose then ntibitabyikora uwo munsi wa none ngo birarangiye that's permanently it's done ugomba kuko cyarwana n'umubiri n'isi na Satani temptations zirakomeza zizigusanga ziracyari inyuma yawe right zirakomeza zize rero niya ntambwe yakabera uruvuze y'amasengesho prayer gusabana n'Imana exactly nibyo byagufasha kugira ngo ukomeze ube wa wundi wifuza kuba wakora n'akantu ugacumura kuzacumura turi mu isi you will sin warangiza n'ubucumuye ntutindeyo ugahita ugaruka bikakubabaza pe ugahita umenya ko utaye wa murongo wari urimo ubabaje Imana ugahita ugaruka iracyari ku ntebe y'imbabazi fortunately haracyari igihe right haracyari grace period ukagaruka ukasaba Imana imbabazi ukiyeza ukitunganya ko sinzabisubiramo let me avoid that na tumwe duto turenga twaha dutoya kuvuga ngo ukuntu uvugisha umuntu cyangwa se ngo urakajwe n'akantu gato kari very small ukagenda ubitambuka step by step ukagenda ukura nyine ugakora ariko byose bifashwa n'iki no gusabana n'Imana no gusenga wa mwuka uguma kuvugisha aguma gukomangaho right hari indirimbo nanjye kubaza ihise nazamo iriya ndirimbo ya Biratungana nshaka ahantu wayanditse uri byari byakugendekeye iriya iyo utegetse biratungana sizi ukuntu bigenza ariko iyo ubikoze biratungana ya ndirimbo hari ahantu yigeze kunsanga irahanterura kabisa mbona option ni imwe ni Imana iri bunyice ngapfa cyangwa ikankiza nk'aba muzima ayitunganira insanga ahantu nicaye ahantu mu nguni mu cyumba cyo hejuru mu rusengero byashobeye ndivuga Mana uranyica cyangwa urambohora kimwe muri byo iramanuka gutya ndayumva nyiramirizamo ndashwanyuka naho urabohotse God is good no ndavuga uyu muntu ndura nzamubaza iki sinazaho that's amazing ari ukuntu bikora well okay they can sharing a testimony I'm glad ko ndikushenga tirano muri Edmonton kuko actually iyo ndirimbo hano muri Edmonton navuga ko aribwo yabaye launched yego nari mpare oh you were there yeah I was wonderful there. God is good so rero nakubwira ko byari bimeze ikigena ni muri Winnipeg yego numva umukarambwiye ngo muri cyo gihe namaze gufata umwanzuro wo kongera gukora indirimbo zo kuramya gusa Imana mu bindi ndabitaye ku ruhande right so nje gukora uyu murimo rero ndavuga nti ni gute ngomba kuwukora numva umukarambwiye ngo genda uca inzira ukora ivugabutumwa tour uzenguruke hose nagiye gukora tour muri Canada muri Amerika mu mijyi itandukanye nyine haragomba kubikora ariko ntarakora tour na rimwe I think ntarakora concert yayo yose izi ndirimbo dukora zo kuramya guhimbaza Imana bwari ubwa mbere ngiye kubikora yego ubundi neza ko zimwe z'icyongereza nagenda nkora ahantu ariko really izi ndirimbo bwari ubwa mbere ngiye kubikora none icyo gihe numva ko ijwi rimwe ngo ugende ubikore ugerageze utoza abantu kuramya Imana
utoza abantu kuza mu kuramya Imana bayiramye with excellence. Mbese wowe uramya Imana mu buryo bwose, haba mu buryo bwa instrumentation, mu buryo bw'indirimbo ziteguwe, bwa buryo bw'amajwi yanyu, bwa buryo bwo kuramya, baramya Imana mbese with excellence, babe mu mwanya wo gushyira Imana hejuru, kandi ubatoze ku buryo n'abandi baramyi bazaza nyuma yawe bakomereze muri uwo murongo. Yego. Ubwo ni instructions uri guhabwa. Instruction numva ndimo guhabwa very strong, kandi ugomba gukoresha amafaranga akaba arishyiramo, ukinvestisamo kugira ngo bise neza, bibe bifite isuku, bibe bikozwe neza. Okay, ndavuga okay, that's good, that I can do. Ni sawa. Ubwo ndavuze nti reka ntegure ahantu hambere ngomba gutegura, hazamo Edmonton. Yego. Ubwo turateguye na team, ntangiye gufata barumuna banjye n'abandi bashuti bake muri Winnipeg, turapracticinze kugira ngo tuzaze gukora igiterane hano. Dufata n'abandi baririmbyi tuvugana nabo bari hano muri Edmonton kugira ngo bazadufashe turirimbane hamwe. Ubwo ngiye gusaka sale, ariko muri instruction nari nahawe zaza kuvuga ngo my event twishyuze abantu kwinjiramo. Ku mpamvu zihe kwishyuze kwinjira kugira ngo bitoza abantu bo muri community zacu umuco wo gushyigikira umurimo w'Imana, kugira ngo n'abaramyi bandi bazabaza bashobora kurikodinga indirimbo bazikore. Hari umuco wari uhari, ni it's another topic, yuko indirimbo z'Imana concert dashobora kwishyuza inaha, ama concert ntago yishyuzwaga. Ubwo urumva niba uzishyuze n'ibindi byabaye. Okay, numva ko ngomba kubikora, kandi uwo ukoresha umutungo wawe uwushyiremo nyine, byavamo bitavamo niwe nabiguhaye ngo ubikoreshe byose bigende neza. Okay, ariko navugisha abantu ba hano mbabwira ibyo kubikora, ibyo kwishyura ko bati ntibishobotse, abantu ntago bazishyura. Ati bishyuze ni ubwa mbere, nta n'abantu bazashowe ingabo. Hano ndani baravuye hino aba Apollinaire nk'ameza birashize ntago bishyuze, bene bakambwira ibyo ati ba Apollinaire baraje ntibishyuze, kandi Apollinaire arazwi hano hose, yakoze indirimbo zizwi. Nese uko ugiye kwishyuza biragenda bite? Ntabwo ari njye my friend, nabihawe instructions, kandi nashyizamo amafaranga nari mfite, ntabwo ari menshi cyane, ariko sinyishyiramo mvuga nti atavamo ntabwo ngendereye gukora amafaranga, ngendereye kugira ngo abantu baze. Instruction ya mbere ni ukuvugira ngo abantu baze turamye Imana neza, bitavangiye ibintu biri excellence. I don't know, nibyo umwuka Imana yarashizemo. Ubwo rero turahasinze, bigeze ku wa kabiri concert zaba think yari kuba ku wa gatandatu, ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru, I can't remember the day. Muri cyo cyumweru anyway dukoze practice ya nyuma tuyikora hari, I think hari ku wa kane. Urumva hasigaye nk'iminsi turufate umunsi ukurikiraho, turufate imodoka tugatwara tukaza. Njyewe numva ntago turi ready. Yes. Wow. Abacuranga nkumva indirimbo ntago umva, I'm aiming for excellence, numva ntago bari ready. Numushe kuba atari ready rero nkabwira ati please reka dukomeze, bati no turananiwe rwose, turananiwe tugomba kugenda. Numva umutima ndababaye, numva citse intege, numva ntangiye kuba nka disappointed, ntabose man ibi ni wabimbwiye, ntangiye questioning irijwe kuko numvishije ni iryaho by'ibintu byo gukora, cyangwa ninjye wabyihaye n'intekerezo za kimuntu n'arangamutima yanjye, ibi ntabwo ari wabimbwiye kubikora. Ko numva tutari ready, tugiye gukorwa n'isoni, kandi intego ya mbere kugira ngo tugende turamye Imana mu buryo bwiza bufite excellence, nabigwate mu Kinyarwanda, mu buryo buri icyubahiro, bumeze neza, bisa neza, biri high standard, bimeze neza. Kandi nkaba mbona tugiye gukorwa n'isoni, ko ngiye gukorwa n'isoni, ni hahandi kiyo wabaje mbese namba ngiye kweswe umwanya n'ubushingiye gukorwa n'isoni, sinigute ngiye gukorwa n'isoni, but very down cyane. Ariko kuko bari bananiwe, bumva badashaka gukomeza, ntupushinga abantu, ndabwira nti nawe nimugende mwicara gato mu kanya, ndaje dufunge studio dutahe. Ubwo mu gihe mu gutekereza ibyo bintu ndi kuri keyboard, hari umusore wancuranga ingoma no muri ya video arimo, iwe nta nubwo imvura ururimi rwacu, aba muri Haiti. Yego. Noneho akomeza acuranga, nanjye nkomeza ncuranga piano, ndakomeza ndaririmba. Ako mukuririmba ntabwo namenya ko ndi mukuririmba. Tumara umwanya sinibuka umwanya uko warungana, byaza nuvuga gusa ndarangije, nzi ko bantegereje, ntireka tugende. Tukirangiza uwo musore arambwira ngo si yo ndirimbo ko ntayiyumvishe muri liste y'izo twakoze, ko ntibivuga ururimi rwacu. Ndavuga iyi ndirimbo habayeho visitation ikomeye. Ati iyi ndirimbo ngo iki tumaze umwanya ducuranga hano, ngo igomba kubamo, ngo itabayemo nta nubwo naza ngo gucuranga, igomba kubamo. Ibintu birantunguye. Ndavuga iyi ndirimbo, ariko ubwo mpita nibuka amagambo yari arimo kuza mu mutwe. Icyo gihe ndageze nari muri iyo moment yo kuramya, nari ndi muri question and response. Nkumva Imana irimo iragenda imbaza ijyanye mu buzima bwanjye.
njyana mu mateka yanjye ya kera kavuga se igihe nagukijije wowe na mama wawe na murumuna wawe muri 94 twari dutuye muri Congo twenda guhunga intambara igiye kuba icyo gihe hanyuma tugomba kugenda the next day. It's a long story. Anyway, tugiye kugenda the next day mama yari yagurishije inka kugira ngo dushobore kwishyura amafaranga yo mu bwato tugende. Umuntu wari yaziguza aragaruka aravuga ati ntabwo ngikeneye inka zawe dore intambara irimo iraba nsubiza amafaranga. Ubwo yatanze a lot of people babishyize hamwe muri iyo community nka 75 bagomba kugendera icyarimwe. So ubwo mama aravuga ati ngenda abana banjye turapfuye. Papa yari yaragiye icyo gihe yaragiye mu Rwanda yarahunze. Mama ubwo urumva araza ati njyewe ndapfuye n'abana banjye bise bigenze bite nta mafaranga mfite mana we ubwo ndasigaye nyine mu basigaye batabishoboye. Icyo gihe ubwo abandi baragiye the next day ubwo twe turasigaye. Sigaye rero abantu basigaye batekereza basigaye barabigenza bate ntafite amafaranga yo kwishyura ubwo bari buze gufata indi nzira nyine y'ishyamba bw'inzira ndende. Barya bagiye unfortunately bageze mu bwato bararohama bose barapfa. So urumva twebwe ubwo turarokotse yatwatse amafaranga kugira ngo turokoke. Urumva twari muri abo bagenda ndetse ku buryo papa wari mu Rwanda icyo gihe bamubwiye amakuru nyine ko abantu bose baje muri trip twagomba kuzana abapfuye ubwo bakora n'ikiriyo nyine atanu banjye barapfuye. Icyo nta matelefone nta nothing. So ubwo twe dufashe indi nzira n'abandi bantu bari hari y'ishyamba ndibuka twagiye nka 3 weeks. Nari umwana mutoya walking up eventually turi bazima we made it. Ubwo turarokotse muri yaramaze kubageraho ko babandi bo barapfuye. Ubwo azigurikira byagiye kumva nyuma yumva umuntu aramubwiye ati nabonye umuryango wawe bariho gute. So hari abantu bigeze barokotse babiri I think muri ubwo bwato ubwo bagenda bavuga inkuru ati abawe ntago bajemo n'ubwo bwato ntago bari. Anyway so long story icyo gihe rero icyo gihe nabakizaga icyo gihe wari umwanya muto uzi uburyo nabigenje nkavuga nkasubiza ngo ya igenda imaze ibindi bibazo hari sintemonyaje nyinshi managiye nkorera by'ubuzima ndi muri Uganda bagomba kumbaga ntibambaga mu kwizera ndakira mama iramukorera ibitangazo bitandukanye. It's long story ntago nazirangiza rona muri zo conversation kanyoni yereka ikintu ubwo nabikoreraga uzi uburyo nabigenje nkavuga oya nkumva ndatsindwa nkakurya kwa Yobu byagenda gatsindwa ndahakana then in the conclusion kuki ugize ubwoba now right now ibi byo noneho kuki biguteye ubwoba kandi kuki utangiye kugira doubt ko n'ibindi utaruvuze uki nabigenje why ni ngombwa ati why urimo kumva ugomba kwizera imbaraga zawe n'ubuhanga bwa na technicalities cyane na technicalities za team zawe kandi mpari nari ngiye wagutuma mpita numva bindemyemo strong. Ubwo rero kuko umuhungu yarwaye ati indirimbo wayibuze mpita mfata telefone reka turi recording bivuga ngo ni revelation yavuye mu ijuru iyo melody irahitiza. Ubwo that's how amagambo yahisaza mpita ndirema sinzi uko bigenza sinzi nuko bikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana. That's it. Ubu ndangije nka recording kuri phone nkohereza ku rubuga rw'abantu twagomba ku practicing bo batashye barushye noneho hariho n'abandi turi kumwe bo muri Edmonton bazadufasha kuririmba nanaboje indirimbo barimo kuziga ndavuga na Lucas sigaye nk'iminsi 3 it's last minute sinshaka kubaha akazi kenshi ariko mwumviriza aka melody nimba mwuka tubwiye ngo tukaririmba ku wa gatandatu tuzabe turi mwakumvishije byibuze ntago mvuze sinshaka kubagora sinshaka kugora abantu rwose iminsi yashize abaririmbye kenshi yohereje indirimbo nyinshi hari ukuntu bibenerva akabati akazi ni kenshi ariko amakomantere yose azavuga ati ngo tugomba kwikora indirimbo ngo mbega karirimbo keza ariko ntabwo ari recorded professional nk'ibimwumva just biraho bisanzwe byo muri studio nshyize negeranyije mwanya gatoya yambohereje ngo bayibumve. Ndavuga nti indirimbo rero nkurikije ukuntu wa muntu yavugaga ngo ni sawa atanayumva n'amagambo yayo n'abantu bose barespondinga ngo yes akenshi tumenyeye kuririmba abarengi barabizi bagenzi banjye iyo uhaye muri indirimbo last minute ntabwo ari byo akenshi biravuna kandi nkunze kubyirinda. Ubwo mpita ni confirmation ko iyo ndirimbo ivuye ku Mana tugeze Edmonton urabyibuka cyagiye twarayikoze indirimbo abantu barasa ngo tuyisubiremo right yose yabibuka kandi ari ubwa mbere babibuka yaganirije ubuzima bwa buri wese urabyumva kandi yarije muri cyo cyumweru tegeka mwana ni mu mbaraga cyane tegeka ukumva uri gusenga hari ibintu uri guhambura kandi temanya Jose nsharinze ntabwo twabisharinze hariya ntabwo abantu bari bazi why indirimbo yaje nta n'amagambo menshi hari muri iyo ndirimbo gusa nyine n'indirimbo ivuga ngo kuki ugomba
kudawutinga Yeah. kuki ugomba kugira ubwoba Yego. kutazi n'uburyo imana bijya bindi bikora byinshi byo mu buzima bwawe Itegeka. wayi bigera muri situation zimwe na zimwe ugacika intege ukagira ubwoba ko n'ibindi byose yagukoreye ko nuko uhari uyu munsi wa none utazi wayo uhari Yego. imana yagendaga inyereka myinshi kuba uri muri Canada uyu munsi wa none hari uruhare wabigizemo kuba warize amashuri wize kuba ushobora kuvuga kuba uri uwuriwe kuba ushobora no kuririmba ushobora no kuvuga nta ruhare wabigezemo nta nubwo uzi n'uburyo nabigenje then akantu gato kaza ugahita ugira ubwoba ugapanika ubu biracitse ntibigikunze ntibigishobotse uvuga ngo uriyiringiye ako kanya uriyiringiye ugeze kwizera guke Yeah. kandi Bible irambwira recently hari verse nasomye naguye ejo bundi iravuga ngo kutagira kwizera nacyo ni icyaha I was like wow utizera ntashobora kunezeza Imana. ntashobora kunezeza Imana Yeah. ndavuga mbega ikintu kiri so powerful anyway so rero that's a short story cyangwa long story y'iyo ndirimbo yarambohoye so yeah amen numvisha aho yaturutse yavuye hariya direct no kwiringira Imana Imana wumva indirimbo ugahita wandika ugahita unayisohora munsi itatu urumva ntabwo navuga ngo ni ubuhanga ngo yandikishije iki no Imana there's no me none of my songs hari indirimbo nandika nyine mfashe umwanya ngo kanandukure bisanzwe gushyira muri nyine kukunza uburyo bwo kwandika n'izo umuziki nyine ibyo bakurikiza ariko nyinshi muri zo ndirimbo ntabwo really zikunze kugira impact ariko nyinshi indirimbo zigira impact ni indirimbo wumva ari revelation hawe byaba ari melody yaba ari ijambo akenshi ugiye kumva indirimbo zanjye ntabwo zigira amagambo menshi mu by'ukuri buri wese afite ukuntu yahawe uburyo bw'ibihangano bye njye ntabwo mu muhamagaro wanjye numva nahawe wari ukuvuga ngo simplicity byoroshye ariko nyine biba bivuye mu ijuru iyo Imana ibiguhaye yaba ari melody nizera ko ziba zoroshye navuga ko zoroshye kuko maze gukora amakonseri menshi iyo mpageze ahantu benshi nibyo bambwira ko barazumva bagahita bazimenya ubwo bikoroha so ntabwo ari ngo ni ubuhanga buhambaye umuntu aba ashyizemo ni uko mba nazihawe ni nazo nkeya zishobora kugenda zikagira impact ubigenza gute kugira ngo kuko twaze tuvuga success yo mu isi ariko ubu ngubu ufite success yo mu Mana urazwi isi yose irakuzi ubushepu tutushepu nta gitsinze mu kugira hano ni ibintu bikomeye cyane so ubigenza gute kugira ngo urinde ayo mavuta cyangwa urinde icyo cyubahiro cyangwa urinde ubwo bwiza bw'Imana utwaye ya sanduku nahoze mvuga utwaye ubigenza gute kugira ngo birinde kuko success irahari urikorera ubirimo urafasha abashaka kuzamuka mu muziki ukora ibintu byinshi uri producer n'ibindi urahanga makonseri hirya no hino ama-churches aragutumira agiye gutangiza ibintu tusa ubigenza gute kugira ngo umane iriya imirite kuriya kuba hambo first of all thank you for saying that ariko navuga nti nta nubwo ndahagera aho ngaho mba nifuza kuba ndi nicyo navuga ko ariyo nibiri goal nicyo mparanira buri munsi ndaharanira ko umunsi nzagerayo akandeba azavuga ati ibyo naguhaye wabyitwayemo neza so ahubwo mbabazwa n'iminsi nyine natakaje ndimo kugenda the wrong way imyaka mfite ubu ngubu wawe ushiko nariko nabitangiye nkiri yanga so n'indi minsi yose ngenda ntakaza muri moment kuko nzi ko nta kintu mparanira nk'ijuru kandi no kuzagerayo nkabona ikamba ryiza cyangwa se just niyo ntabona iryo kamba mva ko Yesu avuga ngo good job well done urabyumva well done so niyo goal so icyo gihe rero iyo dukomeje muri ibintu by'indirimbo nirinda ko at any point nakwibwira ngo ninjye wakoze iki kintu nimba nkoze concert abantu bakaza bakuzura nimba umuntu aje akambwira ngo dore ikindi yafashe kugira Mana umfashe buri gihe sinkumve ngo ngo uyu muntu yageze kuri iki kubera njyewe ni you right ni Imana yabikoze so no kumenyekana simba nshaka kumenyekana mu by'ukuri I don't want that kuko kumenyekana kwanjye ntacyo bivuze very pointless sometimes ntigeze yaba byari bishobotse nkaba twakora nk'amavideo adafite ama-image okay kugira abantu ntibabyasosiye nawe cyangwa na audio tukazikora zidafite amazina ntibabyasosiye ngo n'izina rya Janti so biragoye if that was possible nibyo nari gucuzinga kuko then byaturinda kugira ngo abantu bamwe namwe babyasosiye nawe kandi atari wowe
like basically bishobotse nka simboneke namba akaba ari Kristo ukomeza kuboneka. So that would be amazing. So rero I think nimba ari inama natanga ku bandi twese ni tugerageze kwikuramo cyane kugira ngo Kristo ari uboneka, right? So ni ukuri indirimbo ikamenyekana ntugende ngo nageze gutya kuko biroroshye cyane kubaho kuko Satani nimba ari ikintu azi no kwishyira hejuru ko nicyo cyamumanuye. So rero abidushyiramo akagereza kubigupompaho as many times as possible. Nawe utaba amaso bikatugeraho ukikubita ku mutima ukumva ngo uri igitangaza. Ushobora kubikora abantu bakagutinya, abantu bakavuga ngo wow ni igitangaza arazwi, ariko then according to the word of God ubwo warangije guhembwa ingororano zawe zarangiye. That's it. Naho zirangiriye muri ibyo. Then ntacyo bimaze for me, ntacyo bimbariye kuvuga ngo nashimwe n'isi yose cyangwa namenyekanye mu isi yose cyangwa nakunzwe n'isi yose, ndakunzwe na Kristo. Right? Very pointless. Ntacyo bimaze. Akanyuma umujene uri kutwumva, urubyiruko ruri kutwumva, uri gutinya kwinjira mu bintu by'Imana. Kubera ko avuga ngo very boring, abona abantu b'Imana bari batari cool, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wowe warahanyuze, warahageze, waranaharenze, uri umupapa urubashywe. Ni iki kintu wamutinyura kugira ngo yemere kubyinjiramo kandi umwizeze ko nta kibi kimutegereje ari imbere, naho azahabona umunezero ashaka? Namubwira, that's a good question. Ni ikibazo cyiza cyane. Navuga nti ku rubyiruko ruri aha ngaha burya nimba hari currency ubwo tuvuge umutungo cyangwa amafaranga akomeye cyane cyangwa arusha ayandi agaciro ni umwanya, ni time, right? Time is priceless. Nigeze guha abantu urugero recently, ndababwira nti I think that was last weekend turi muri Edmonton. Umunsi bakubwiye ngo baguhe billion y'amadolari, okay, cyangwa trillion. Turayaguhaye ushaka ubukire, of course ifite amafaranga uranamenyekana. Tuguhaye billion y'amadolari umunsi wa none, nurangiza ejo ubwo turaguhaye, nurangiza uyinezeze ukora ibyaha, ukora ibyo ushaka byose, ejo uzapfa. Ninde wakwemerera amafaranga? Bati nobody. Abasaba no, ntago ayo mafaranga nayafata. Ndashaka ubuzima. Bivuga ngo ubuzima time irutana amafaranga. Abantu bamwe baravuga ngo time is money, but really no, time is way greater than money. Niko nyibyumva. So bivuga ngo ubuzima ni ikintu cy'agaciro cyane bitewe n'umwanya. Rero nkabwo nabwira abasore bameze gutya, ibi byose bidushuka, bikwereka hirya ushaka kujyamo ngo uracyari mutoya, urafite igihe cyo kubijyamo ukinezeza, ukinjoyinga. Time is going. Time is not on your side. Bivuga ngo igihe ntabwo gihagaze, cyo kirakomeza kiragenda, iri ku rolling isaha. Nutekereza amaherezo yawe ukamenya ko utazijya zarangirira, ntuzi ko uzageza next year, ntuzi ko uzageza imyaka 50, ntuzi ko uzageza 70 cyangwa 10 iri imbere, umenya ko bizarangira. Ugahora utekereza iherezo ryabyo ko zaba rimeze, aho uzajya. I think umuntu wese yakanguka yamara agafata umwanzuro rero atitaye ku byo bagushuka hano ku isi. Rero icya kabiri, mu by'Imana nta gihombo kibaho. Niyo wareka ibyo wakoraga byaguhesha nk'amafaranga menshi cyangwa utunze no kumenyekana no ku isi, ukaza gukora iby'Imana, se nkugarante sako uzongera ukabona kimwe nk'ibyo wari ufite. Nta garanti hari yabyo. Rimwe na rimwe Imana ifite ukuntu kwayikora kandi ntabwo wayiquestioninga. Ushobora kuba gucisha bugufi nimba uje kuyikorera, ibanze kureke ubigendere mu bikora igihe runaka, yewe ntuzanabone n'ubwo butunzi n'ubukira wari ufite. It's possible. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo no muri ibyo bike ufite uzagiriramo amahoro, uzagiriramo umunezero hano ku isi, ariko ikiruta byose no mu ijuru ugire eternal life, reward reigns. So rero navuga nti wabigiyemo wese pe ntabwo wakorwa n'isoni, ntabwo wakwicuza. The joy, umunezero ubona n'amahoro ubona birakubitira birabindi bari kubona hirya. Ikindi cya kabiri rero kinshaka kuvuga, Imana of course itanga n'umugisha, n'ubukirira butanga pe, no kumenyekana birashobokera bitanga. Gusa twebwe icyo dusabwa ni ukukiranuka no gukurikiza ubwami bwayo, ibindi bisigaye tukabirekera kuko izi byifuzo byacu kurutwa natwe tubizi. Wakoze cyane. Turagushimiye papa. Wakoze cyane. Turagushimiye n'ukuri. Tugize ikiganiro kizafasha abantu benshi. Bizi neza nzabo kizafasha. Nanjye nafashijwe cyane kukugira hano byari umugisha.
turagushimiye ku mwanya wawe tubizi neza ko utaba woroshye hari umudamu hari abana wasize mu rugo hari konseri igutegereje mu kanya ahantu muri eglise ntabwo ari konseri nabyita ko ari nko ni fundraising bagiye kugura urusengero. So turabizi kuri busy pe Imana iguha umugisha cyane ku kiganiro duhaye ku nama utugiriye ku nama ugiriye abari kutwumva ngewe nafashijwe nanezerewe ubundi banze nk'umuntu uvuga cyane ariko uyu munsi nabuze amagambo byandenze amusohambode ni ukuri Imana yongeye kunyereka mu bundi buryo urakoze cyane Imana iguha umugisha. Murakoze nanjye ndabashimiye cyane kuko amahirwe yose tugize yo kuvuga Kristo no kumusangiza n'abandi bantu ni iby'agaciro kadasanzwe. Ubwo nibyo ugomba kubashimira mwebwe muduhaye izi opportunity zo gusangiza ubutumwa n'abantu b'Imana yakora ku muntu umwe bwakora ku bantu babiri aho ngabo n'Imana iba yashimye kandi ni ikintu gikomeye cyane mu ijoro bara celebrating yari umuntu wabaye impacted. Gusa nyine nkarangiriza mvuga nti waba dukurikiye wese twavuze cyane mu gukuma muri Kristo no kutabivanga ariko waba dukurikiye utarakizwa ari mu by'isi cyangwa akaba dukurikiye ari mu rusengero azi ko atarakizwa nka birya twavuze byose muri long nimba atabyumvishije asubira inyuma yumve neza ukaba uri mu rusengero uzi ko mu by'ukuri urabizi ko uravanga uri mu nzira ebyiri uraha uri mu rusengero uyu munsi ejo uri hanze uyu munsi urafashwe ejo ugasubira twese tuzi ibyaha icyo ari cyo ntawe utabizi gusa menya ko ni ubusa it's vanish kandi igihe ntabwo gihagarara ntabwo kiri ku ruhande rwacu ntabwo ndi kubatera ubwoba ariko nshatse na nabo batera anyway so ntabwo uzi niba uzageza n'ejo cyangwa na next year kandi ukubwira nonaha 2 days ago napfushije sogokuru ubyara mama yarageze mu myaka y'izabukuru yabaho ubuzima bwe akora ibyo bishoboka ariko ntabwo twari tuzi ko ashobora kugenda 3 days ago nka 3 weeks ago yari muzima agenda walking in the streets ameze neza muri US ariko muri 3 weeks is no longer there. Urabyumva hari abantu nka batatu nzi vraiment muri minsi ishize itarenze 4 bagiye abo bose ntabwo bari bazi ko bazagenda icyo bazagenda nibyo twese tugomba gutekereza twaba se ibyo byose binshuka ko nzigendera njyenyine abo bandi basigaye ntabwo tuzajyana nabo so mubitekerezaho nimba ugomba gufata umwanzuro uwufate uvuga ati Kristo ndahindutse kuva umunsi wa none mfashe umwanzuro uhamye udakuka kubera ibyo byose ntacyo bivuze uhindukire usanga Kristo azakwakira. Amen. God bless you, Papa. Bless you too. Thank you.